Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikiye umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira amagara meza. Uyu munsi tugiye kuganira impamvu runaka bakunze kuvuga ko inzoga cyangwa alukoro kuyikoresha mbere yo gutera akabariro bishobora kuba byakongerera ubushake. Turaza kureba rero impamvu bakunze kubivuga, turebe kuko nimba kuko ari byo. Nyuma yaho turaza dusoza tureba noneho uburyo bwiza bwo kuba wakura umutobe ushobora kuba wajya mu cyimbo cyo gukoresha izi nzoga. Guhaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugiye kudukurikira, ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni ya YouTube igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Impamvu abantu bavuga ko inzoga zongera ubushake si uko mu by'ukuri zongera ubushake bw'umubiri, ahubwo ni uko zihindura imikorere y'ubwonko bigatuma umuntu yumva nk'aho ubushake bwiyongereye. Ariko ku ruhande rw'abahanga, inzoga zikora ibintu bituma abantu bitiranya n'ubushake. Icya mbere inzoga zikora, zigabanya isoni. Ubusanzwe ubwonko bukubuza gukora ibintu bimwe kubera isoni, ubwoba cyangwa gutekereza cyane. Inzoga zibuza peripheral cortex gukora neza, bigatuma wumva nta kibazo, wumva wabyinjiramo byoroshye, utekereza gake ku ngaruka. Ibi bituma umuntu yibeshya ati narushijeho kugira ubushake, ariko si ubushake bw'umubiri, ni uburyo bwo kumva ufunguye mu mutwe, wumva wirekuye nta soni cyangwa ibindi bibazo byose. Icya kabiri zikora, hari ukongera umusemburo wa dopamine mu bwonko. Inzoga ntoya zishobora gutuma dopamine yiyongera gake. Dopamine ni hormone ijyana ibyishimo ndetse n'irari ryo guhuza umubiri. Ibi bituma wumva wishimye, wumva wifuza kuba hafi y'uwo mukundana igihe kirekire, wumva ushaka gukoraho ndetse n'ibindi byiyumvo. Ibi byiyumvo nabyo bishobora gutuma abantu babyitiranya n'ubushake. Icya gatatu zikora, inzoga zishobora gutuma amarangamutima yiyongera. Hari abantu nyuma yo kunywa gake bumva batuje, bafite urukundo rwinshi, bagize amarangamutima arenze urugero, bumva bashaka gukoraho ndetse no kubyina. Iyi mudu niyo ibangikanywa no kuryamana, bigatuma abantu bavuga ko zibongerera ubushake. Indi ngingo ya kane, hari ukugabanya stress. Stress ni imwe mu mpamvu nini zigabanya ubushake. Inzoga ntoya zishobora gutuma umutima utuza, umuvuduko w'amaraso ukagabanyuka ndetse ukibagirwa ibikuremereye. Iyo stress igabanyutse, umuntu yiyumva nk'ufite ubushake bwinshi, nubwo mu by'ukuri ataba ari hormone ziyongereye. Inzoga zishobora gutera kwiyumva kutari nyako. Hari abantu bakunda kumva bafite confidence nini, nyuma yo kunywa inzoga akumva ari umuntu urenze, wumva ushoboye byinshi, wumva hari ikintu kibyutse mu mutwe. Aya marangamutima nayo hari abantu bashobora kuyitiranya n'ubushake bwinshi, ariko mu by'ukuri iby'ubushake bw'umubiri biba bigabanutse. Nubwo wumva wifuza gukora imibonano mu mutwe, testosterone iragabanuka ndetse no guhagarara kw'imyanya myibarukiro iragorana, amazi akajya hasi ku bagore, intanga n'ubwiza bwabyo bikangirika mu gihe kirekire ndetse no kurangiza bikagorana. Inzoga zongerera ubwenge ubushake, ariko zigabanya ubushake bw'umubiri. Mu magambo yoroshye, ni uko zongera ibyumvo byo mu mutwe, bikazamura ibinezaneza, kwiyumva ndetse ukanatinyuka. Gusa bitandukanye n'ubushake busanzwe bw'umubiri bw'umuntu utanyweye inzoga, kuko bwo buba bushingiye kuri testosterone, hormone, kugira ubushake biturutse ku mikorere y'umubiri ndetse n'ibindi byiyumvo karemano. Inzoga zongera ibyiyumvo ariko zigabanya ubushake nyakuri. Ese ni uwuhe mutobe wongera ubushake ushobora kuba wakora? Uyu mutobe ushobora gukoreshwa ku bagabo ndetse n'abagore, kuko ibi bintu bishobora kongera amaraso, testosterone, gutumagara mu myanya myibarukiro y'abagore ndetse n'imbaraga. Uyu mutobe rero muri rusange ushobora kwifashisha indimu,
beterave, tangawize, watermelon, ubuki, chia seed ikiyiko kimwe, avoka ndetse n'imboga z'icyatsi. Reka tuze turebe rero uko ushobora kubitegura. Iki gihe uzafata indimu imwe, ufate tangawize kuva byibuza kuri santimetero 3 kugera kuri 5, ufate beterave ntoya imwe, watermelon uyikatemo kabiri ukoreshe igice kigufi, ufate ubuki ikiyiko kimwe kugera kuri 2, ufate chia seed ikiyiko kimwe, ufate 1/2 cya avoka. Uko wabitegura, uzakata watermelon, bitiruti cyangwa beterave ndetse na tangawize, byose uzabishyira muri blender ubisye, nushaka uzongeramo na epinari. Nibimara kuba igikoma, wongeremo indimu n'ubuki, ubivangavange ubinywe bimeze neza. Nurangiza kubinywa, ushobora kuzafata igice cya avoka, warangiza ukakirya ukarenzaho n'akayiko ka chia seed. Watermelon izagufasha kongera gutembera neza kw'amaraso mu myanya myibarukiro. Beterave izamura nitric oxide ituma amaraso yiruka cyane. Tangawize yongere testosterone. Spinach cyangwa epinari yongere magnesium irinda uburemba. Chia seed yongere imbaraga n'amaraso. Avoka yongere hormone z'ubushake ku bagabo ndetse n'abagore. Ubuki n'indimu bitunganye amaraso. Ibi ngibi ushobora kubinywa mbere y'isaha imwe mbere y'uko ujya mu gikorwa cy'imibonano, cyangwa ukabikoresha buri munsi nka ji y'ubuzima. Ibiribwa rero byongera ubushake yaba ku bagabo n'abagore harimo tangawize, avoka, watermelon, dark chocolate, fenugreek seed, chia seed, hari niyo bita mac powder. Ikunze gufasha cyane abagore kuko izamura ubushake n'amazi, ku bagabo ikongera imbaraga. Hari imineke ndetse n'amazi nyirizina muri rusange. Ibiyiko 2 kugera kuri 3 bya pumpkin seed cyangwa by'inzuzi, wongeyeho sunflower seed cyangwa by'ibihwagari. Ibi nabyo byagufasha cyane. Ikindi ni uko wategura umutobe wihariye ku bagabo, mu gihe ushobora gukoresha watermelon, ugakoresha tangawize, ugakoresha ubuki, indimu, imbuto z'inzuzi cyangwa 1/2 cya avoka ubishatse. Uzafata watermelon, beterave ndetse na tangawize ubisye, wongeyemo na 1/2 cya avoka niba nayo uzayikoresha. Ibi ngibi numara kubisya byamaze kuba igikoma neza, uzongeramo indimu ndetse n'ubuki ubivangavange, ushyiremo ikiyiko kimwe cy'inzuzi nabyo ubivange. Ujye ubinywa mu gitondo cyangwa nimugoroba mbere y'uko ugiye guhuza umubiri n'uwo mwashakanye. Ibi nabyo wabikoresha mbere y'isaha imwe cyangwa ukaba wabikoresha mu gitondo. Ku bagore naho bijya gusa, nuko hiyongeramo cinnamon. Reka tuze turebe nabwo uburyo ushobora kuba wabikoresha ku bagore. Iki gihe uzafata watermelon na beetroot cyangwa beterave, ufate avoka ndetse na tangawize, wongeremo agafu ka chia seed ikiyiko kimwe, wongeremo ikiyiko kimwe cy'ubuki ndetse ukamuriremo n'indimu. Nurangiza ubivange neza, wongeremo n'ikiyiko cya cinnamon. Numara kubivanga neza, nabyo uzajya ubinywa mu gitondo cyangwa nimugoroba mbere y'isaha imwe mbere y'uko ubonana n'uwo mugiye guhuza umubiri. Iki gihe cinnamon izatuma amaraso atembera neza, yongera ubushake mu myanya myibarukiro y'abagore, ndetse bitume n'iki gikorwa kiza kugenda neza. Ibindi biribwa rero byafasha abagore hari ugukunda kunywa amazi menshi, gukoresha inkeri, ubuki cyangwa imboga z'icyatsi harimo nka dodo, epinari, harimo cinnamon, flax seed, dark chocolate, watermelon ndetse na avoka. Ibi ngibi nabyo byagufasha cyane ku bantu bakunda guhura n'ibibazo byo kumagara mu myanya myibarukiro yabo. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeza ubutaha aho twagendaga tureba byinshi bishobora kuba byagufasha mu kuba wakwiyubakira amagara mazima ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange.